muri iki cyumweru n'ibyari byoroshye ku muhanzi Niyo Bosco. Byabaye intambara kuri social media platforms zitandukanye, bamwe bamutera amabuye bagaragaza ko yababeshye ko atabona kandi abona. Ese koko ibi bintu nibyo? Aha gusa harimo bamwe babivuze kandi koko bakomeje, abandi basobanukiye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona baracecetse. Ese ubundi niki cyatwereka ukuri koko? Nawe wemera ko areba? Ibi byabaye ubwo yari mu kiganiro 1-on-1 kuri Narababwiye TV hamwe n'umunyamakuru Ndahiro Taikoni. Mu minsi ishize uyu muhanzi nyarwanda Niyo Bosco wamamaye mu muziki nyarwanda afite ubumuga bwo kutabona yongeye kuba ku isonga y'ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatewe n'amashusho yakwirakwiye amugaragaza asa n'ureba ibintu biri hafi ye. Bamwe bahita bavuga ko yabeshye ko atabona, nyamara abahanga mu buzima bw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona n'amategeko nyafurika agenga ubumuga bavuga ko ubumuga bwo kutabona butarimo gusa impumyi burundu, bukubiyemo ibice bitandukanye birimo n'abantu babona ku kigero gito cyane ku buryo mu mibereho ya buri munsi bashobora kwitiranywa n'abareba neza. Reka tubanze tubyinjiremo neza turebe niba koko bivugwa kuri Niyo Bosco byaba ari ukuri cyangwa se harimo ababashije kwitiranya ibintu bitari byo. Ubumuga bwo kutabona bugira ibice bigera kuri 3 by'ingenzi. Habamo impumyi burundu, uyu ni umuntu utabasha kubona na gake, akenshi kandi bakaba abantu babura ubushobozi kubona urumuri cyangwa se ikintu cy'umweru. Haba kandi nanone abatabona neza ariko bareba muri low vision. Aba bantu baba babona gake cyane ku buryo bashobora kubona ibintu binini ibishyize ku murongo umwe cyangwa se ibiri hafi, ariko ntibabone imiterere yabyo neza. Ibi bishobora gutuma hari abakeka ko bareba, nyamara mu by'ukuri ubushobozi bwo kubona kwabo butabafasha mu buzima bwa buri munsi. Haba kandi ababona ku bipimo bidahoraho, hari abareba gake bitewe n'urumuri aho bahagaze cyangwa ibyo berekejeho amaso. Mu bindi bihe ntibabone na gake. Mu biganiro byose bya Niyo Bosco abenshi bari bazi yuko atareba na buke, ndetse mu kiganiro aheruka n'itangazamakuru aho yatewe amabuye n'abantu benshi bavuga bamushinza ko yababeshye ko atabona kandi abona. Aha abenshi bamuhatiye kubasubiza niba koko areba, ariko igisubizo yabahaye yababwiye ko ntawe ukwiye kumuhatira gusobanura ubuzima bwe, ndetse ko nta n'uwo akwiye kubusobanurira. Kuki abantu babona Niyo Bosco asa n'ureba? Hari ibice twavuze haruguru, ariko hari n'impamvu 3 abahanga mu by'ubushobozi bwo kubona batanga. Ahangaha ni ku bantu batabona. Aha hari kwiyumvira aho ibintu biri. Abantu bafite ubumuga bwo kutabona kenshi baba bafite ubushobozi bwo kumva amajwi, impumuro cyangwa se ibihe byerekanye ku kigero gikomeye ku buryo bashobora kumenya aho ibintu biri batabirebye. Icya kabiri nicyo bita light perception. Abantu bamwe batabona neza bashobora kumenya ahari urumuri n'ahari igicucu ku buryo bashobora kugaragara bahinda umutwe cyangwa se amaso berekeza ku kintu bagira ngo bacyegere. Ikindi kandi ni uburyo amashusho atunganywa. Iyo amashusho ahujwe mu buryo butandukanye, ushobora kubona umuntu asa n'ureba ku buryo bitagaragara uko byagaragara mu ishusho y'imbere y'urusisiro. Aha uhita wibaza, ese Niyo Bosco ari mu kihe cyiciro mbyo tuvuze haruguru? Kuva ku byo yatangarije itangazamakuru ndetse n'ibimaze kumenyekana mu buzima bwe bw'umuziki, yemeza ko ari impumyi. Ibikorwa bye bya buri munsi, uburyo agenda, uburyo yifashisha ubufasha bw'abandi bihamya ubumuga bwe. Nta gihamya cyemeza ko abeshya cyangwa yihisha inyuma y'ubumuga. Gusa nk'uko byemezwa n'inzobere, abantu bafite ubumuga bwo kutabona bashobora kugira inguni nke z'urumuri cyangwa ibice bibafasha kumenya kureba. Wowe ubirebye bigatuma ubasha kubibeshyaho. Ese gwarabika umuhanzi nk'uyu birakwiriye? Mu muco nyarwanda ubumuga ntibukwiye kuba impamvu yo guteshwa agaciro, gushidikanywaho cyangwa gucishwa bugufi. Niyo Bosco abivuga neza, sinkwiye kwisobanura ku buzima bwanjye bwite. Ubundi abaturage bakwiye kumva ko ubumuga bufite ibyiciro bitandukanye, kwishyira mu mwanya wundi aho kumutera urwenya, gutandukanya ukuri k'ubuzima. Nibyo babona mu mashusho yahinduriwe mu gutunganywa. Inyito nyarwanda cyiza yifashishwa: impumyi burundu, utabona burundu, utabonesha neza ni low vision, umunyenkorezi, utabonesha neza cyangwa se utabona na gato, ufite ubumuga butarenze ku bipimo bito, ufite ikibazo cy'amaso ku rugero ruto. None se Niyo Bosco akwiye guterwa amabuye? Oya, nta muntu ufite ubumuga ukwiye kwemerezwa amagambo amutesha agaciro cyangwa ibikorwa bimugirira nabi. Aho kugira ngo amererwe nabi, akwiye kubarizwa, gufashwa no gusobanurirwa nk'umuntu ufite uburenganzira bungana n'ubw'abandi bose. Reka mushimire wo komeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri The Mind TV. Nge nari Just Mind Harerimana.